dushimye Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga. Dushimiye Imana kuko Imana igitabara mu gihe cyayo gikwiriye, rero ikaba yongeye kutwemerera kugira ngo twibukiranye ku ijambo ryayo. Kadusenga Imana Data wa twese, umurengezi, umutabazi, utabura kuboneka mu byago no mu makuba, wowe udutabara twaguhamagaye cyangwa wihamagaye kubera ko wabonye aho biducanze. Mana ndagushimye, ushimiye umwanya rero Mwami nyongereye wo kugira ngo mbe nkihumeka umwuka w'abazima, ntuhabwe icyubahiro. Ushimiye umwanya nawo Mwami nyongereyeho kugira Mwami nibutse abantu, mbabwire iby'ijambo ryawe, kuko wampamagaye untoranije unkuye mu muryango, atari jyewe ugushatse ahubwo ari wowe wanshatse, kugira ngo ndusheho kwamamaza ibyawe, ntuhabwe icyubahiro. Rero mpamagaye Imana na Mwana na Mwuka Wera, mugumane nanjye, mbabere mikoro, namwe murangurire ubwoko bwawe, mbisabye gutyo nizeye mu butware bwa Data wa twese n'ubw'Umwana n'Umwuka Wera wakoze Yesu, amen. Rero ndanezerewe kuko ngihumeka umwuka w'abazima, kuko hari benshi bari bafite imigambi myinshi itandukanye, ariko bo ngabo ntabwo bakiriho, nta nubwo bakibukwa, bageze ahacecekerwa. Ariko ngiye kuba nkiriho, si ubwo gukiranuka, si uko ndi mwiza, si nuko mfite ibintu bihambaye, ni urukundo Kristo akinkundiye. Pawulo abivuga neza ngo icyatumye ubwoko bw'Imana busigara ikereti ni ukugira ngo butunganye ibyasigaye bidatunganyijwe. Nawe nanjye icyatumye Imana itwimana mu byago byinshi byabaye, mu mpfu nyinshi zitandukanye, mu kaga kenshi kagiye kaba, mu mpanuka nyinshi, mu byorezo byinshi byagiye biza, ibyo byose bikaba byaradusize, ni ukugira ngo dutunganye ibisigaye bidatunganye. Nitumara kubitunganya, tubwire n'abandi bantu yuko bagomba gutunganya nabo ibidatunganye, kuko iki gihe turimo ni igihe kigoye, ni igihe kiruhishe, ni igihe turi gutanga imbuzi, nk'uko abatubanjirije batangaga imbuzi. Yohana ararangurura mu butayu ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, ngo kandi ngo mugorore inzira z'Uwiteka. Nanjye rero ndi kubabwira ngo nimwihane mugorore inzira z'Uwiteka, kuko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe Yesu yaduhamagariraho, kuko amagare yamaze kumanuka ari menshi. Yesu natugirire neza. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo mwirinde
mutava mu byizerwa, cyangwa mwirinde mudakurwa mu byizerwa, kuko ibyabakura mu byizerwa, ibyabakura kuri Kristo Yesu, ibyabakora mu gusenga, ibyabakora mu buririmbyi, ibyabakura mu ijambo ry'Imana ni byinshi kandi birahari, kuko antikristo yamaze kugera mu bantu benshi, ari gukora ku manywa na nijoro, ari gukora izuba riva, agakora n'imvura iri kugwa, igihe cyose arakora kuko azi yuko igihe cyari gitoya. Twisomere ijambo ry'Imana riboneka mu rwa kabiri rwa Petero, ni ibice bitatu, turasoma umurongo wa 17 n'umurongo wa 18, twumve neza icyo hatubwira. Ngo nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose, amen. Twongere dusubiremo, ngo nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose, amen. Bene data, bavandimwe bakundwa, iri jambo ntabwo ari ubwa mbere uryumvise, bishobora kuba bamwe kuri bamwe atari n'ubwa nyuma muryumvise, muzaryongera mukaryumva, ariko hari n'igihe nshobora kuba ari jyewe urivuze, njyewe rimbereyeho nyuma, cyangwa nawe rikaba ryakubera ubwa nyuma uryumvise. Rero turi kwibukiranya, yemwe bakundwa, yemwe bene data bavandimwe, twongeye kubibutsa tubaburira hakiri kare, ngo mukwiriye kwirinda, mukwiriye kwirinda kuko ngo uburiganya bw'abanyabyaha, kuko ngo bwaraje kandi bwaje kuyobya abagenzi. Utari umugenzi ntabwo ashobora kuyoba, utari mu nzira ntabwo ashobora kuyoba, kuko wicaye wagumye ahantu hamwe ntabwo wayoba, waguma aho wicaye. Iri jambo ryaziye rero cyangwa rimanukiye, wowe witwa kuri umugenzi, wowe uri gusiganwa, wowe wahamagawe ukavara muri iriya miryango y'iwanyu, ukava muri bariya baturanyi, ugatoranwa muri bariya mukorana kariya kazi, ukumva ijwi rikubwira ngo sinkukeneye aho ngaho, uva aha ngaho ujya aha ngaha. Uko Aburahamu yatoranijwe kuva muri buriya bakaruda ujye mu gihugu nzakwereka,
nawe rero ndakuburiye, yewe mugabo, yewe mugore, yewe mukobwa, yewe musore, nawe musaza, nawe mukecuru, nawe mwana mutoya, kuko hari abantu bamaze gusesera rwihishwa, bagambiriye kugira ngo babakure mu byizerwa, barekesha inzira y'umusaraba. Ibyiringiro byanyu bibateshe, babakure ku musaraba wa Kristo Yesu, kandi ngo umusaraba ari wo bendera ryacu abizera. Abahanuzi b'ibinyoma bamaze kuza, ariko ndabibutsa mbabwira ngo abo baje kubakura ngo mureke gushikama kwanyu, ndabibutsa mbabwira ngo mugume muri Kristo Yesu, kuko abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Bari muri Kristo Yesu bazahabwa ingororano, bazagororerwa muri kiriya gitondo, ubwo Kristo azabaje gucyura itorero, ahamagara amazina y'abamukoreye. Nimukurire, ndababwira mbibutsa ngo nimukurire mu buntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, kubera yuko wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, amureresha amata y'umwuka adafunguye, wamara gukura akaguhereza ibyo kurya bikomeye, kugira ngo ukurire mu buntu bwa Kristo Yesu. Kandi ibikuza umugenzi ni ibigeragezo, ibikuza umugenzi ni intambara, agahamwa neza yuko yanesheje. Yesu natugire neza. Ubuntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, iyo ugendanye na Kristo, iyo tumviye bariya bayobya, hari abantu bari kuyobya abagenzi muri ino minsi, mu baririmbyi barimo bari kuyobya abagenzi, mu babwirizabutumwa barimo, mu banyamasengesho barimo, mu bahanuzi barimo. Ariko uwatoranijwe na Kristo, uwahamagawe n'Imana, akemera kumvira ijambo ry'Imana, uko byagenda kose, naho intambara ziyaza, naho bamubwira ngo Kristo ngo ari hariya, ntabwo yajyayo, kuko Kristo yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ubwo hazaza abahanuzi bayobya, abahanuzi b'ibinyoma, ngo nibakubwira ngo Kristo ngo ari hariya, ngo ntuzajyeyo, kuko aho ngaho uri naho Kristo arahari. Haleluya. Kuko Kristo, iyo umuntu amaze kwehana ibyaha, akemera Yesu Kristo nk'umwami ko ari we mukiza w'ubugingo bwe, Kristo araza bakagendana bakabana. Haleluya. Rero nimureke buri muntu wese akomeze yirinde ibyamukura mu rukundo rwa Kristo, ibyamutandukanya n'Imana, abyirinde ibyamuvangira, ibyamwanduriza umwambaro, ibyatuma igihe Kristo azaje gucyura itorero atazajya mu munezero wa shebuja. Ibyo byose abikureho, itandukanye n'abahanuzi b'ibinyoma. Hari ibyo bakubwiye, bimwe biragusitaza, hari ibyo baguhanuriye birakugusha, hari ibyo bakwigishije biragucumuza, hari abo mwagendanye barakugusha bakubera ibisitaza, hari abo mwagendanye bakubwira amagambo atari meza,
ariko mwene data, witinda kuri abo bantu bose, ahubwo tinda ku ijambo rya nyiri ijambo. Tinda ushakisha ibihembo uzahabwa uwo Kristo azabaje gucyura itorero. Hirimbana kugira ngo utazasigara mu isi, ahubwo uzahabwe ingororano z'abihanganye. Yesu natubwire natwe twese, kandi wowe uzagirirwa umugisha ukumvira ijambo. Icyama ukazafata umwanzuro ukwiriye, wewe warabivuyemo kubera ko abantu bagusitaje, wewe warasuye inyuma kubera ibyo bakubwiye baguhanuriye, wewe waratinze ku masezerano nyamara amasezerano ari ibicupuri, baragutuburiye barakubwiye amahoro ntayahari. Wowe urebe Kristo wenyine, urebe ku ijambo rya nyiri ijambo, kuko Kristo iyo yasezeranye arasohoza, kandi hahirwa abamuhungiraho, hahirwa abamufiteho Imana nk'umutabazi. Niyo bagera mu gikombe cyitwa Baka, bahindura ahantu h'amasoko hagasendera imigisha. Reka rero dusengane Imana. Mwene data muvandimwe, wowe wari wihebye, ongera ugire kwirinda abigisha b'ibinyoma, usome ijambo kandi usengesha umwuka iteka. Nibyo musare nanjye nisega bwa Yesu Kristo wavuye mu ijuru akaza kubana natwe kuducungura. Dusengane Imana. Data wa twese, umutabazi, umurengezi, ubwihisho bwacu twihishamo, wowe udukingira imiyaga n'imiraba yose, wowe udutwikira ukadukangura twari dusinziriye, wowe watuzuye twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu, ukohereza umwana wawe Yesu Kristo ngo aducungure. Mwami, dushoboze gukomeza gukiranuka, kugira ngo ubwo uzaba uje guhemba ndetse no guhana, tuzajye mu bazahemberwa imirimo myiza twakoze. Ngaho dushoboze rero, Imana na Mwana na Mwuka Wera bakomeze kugumana natwe, siye tukwizeye mu butware bwa Yesu waneshe urakoze Yesu. Amina.